Muraho neza turabasuje muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana nabane namwe nta handi muri ni kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu kubabwira ko ari beza kubabwira ko tubakunda kubabwira ko tubashimira kubabwira ko tuzirikana ibyiza badahwema kudukorera nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza babwirwa n'abantu twaravuze ngo ni iki twebwe twakora nuwe musanzu wacu twazana muri societe turavuga ngo rero twebwe reka tuzane ibivuga urukundo ibivuga ibyiza nta kindi rero hano kuri Mubwire tuvuga ukubwirira abantu ibyiza mbere ko tutangira ibiganiro byacu reka tubanze twamamarize abantu baba badutumye abantu bifuza kudodesha imyenda y'ibirori ufite civile ufite ubukwe ushaka marido ushaka imyenda yose idoze uri mu Rwanda cyangwa uri hanze mu Rwanda ufite ikanzu nziza bagwahemo impano ukavuga ngo iyi kanzu bayigabanyije cyangwa bayinyegereje yapfa hari umuntu wabikora neza kandi umwenda ukagumana umwimerere wawe nta wundi rero ni Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp akagufasha nimero ni 0788 50 95 Grace ni umutayeri w'inyangamugayo ni umutayeri w'umwizerwa ni umutayeri ukubwira ngo iki gihe umwenda wawe nzawuguha kandi akawuguhera igihe nimba mushaka kwambara neza rero mushaka kudodesha nimugane Grace abambike neza hanyuma rero abifuza kugura imyenda yacaguwa myiza imyenda ijyanye n'igihe imyenda isobanutse imyenda yo mu birori imyenda yo mu kazi imyenda yose nunu aragufasha nunu nawe akorera muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiraho niho nunu akorera nimero ni 0788788835 nunu nawe wamuhamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp nunu akagufasha akaguha imyenda myiza hanyuma rero abifuza imodoka nazo zijyanye n'igihe ama hybrid Fabiola arahari kugira ngo abafashe abagezeho amamodoka meza nimero ni 078813 Fabiola nawe arabafasha abasobanurire ku bintu bijyanye n'imodoka hanyuma abashaka indabo abashaka amavaze abashaka kurimbisha iwabo abashaka ko mu rwasa neza mwakatera indabo nziza ndetse n'amavaze meza Ivete nawe arahari kugira ngo bafashe Ivete nimero ni 0788651258 Ivete aragufasha aguhe indabo nziza aguhe amavaze meza ajyanye n'igihe ibintu byose birusheho kugenda neza twagarutse rero icyo dukora twebwe tubwira abantu ko tubakunda mu biganiro byacu ushaka kuri mushyashya ukabaraje wenda ugahindukira ku biganiro ariko dufitemo ama surprise menshi twagiye dukora twebwe dutungura abantu tubatungura ku munsi w'amavuko ndetse sinangombwa ko umuntu agira ibirori kugira ngo umwereke ko umukunda wamusanga mu rugo wamusanga mu kazi wamusanga hari hose ukamubwira ngo ndagukunda iyo ubishoboye umugeraho iyo ubishoboye umwoherereza impano iyo ubishoboye uramuhamagara iyo ubishoboye umuha SMS wanabishaka ukadutuma kugira ngo tugende tukubwirire umuntu tumwibutse ko umukunda ndetse tumwibutse ko ari ingenzi mu buzima bwawe ibyo rero nibyo dukora turahari ku bwanyu nimero yacu irahari kugira ngo mudutume kandi tuzabatumikira neza tujyana n'umuntu uzi kuririmba akabacurangira akabibutsa uburyohe bw'urukundo hamwe natwe rero mureke abantu barushaho kwishima abantu bongere bagira icyanga cy'ubuzima abantu bongere baryoherwe bumve impamvu yo kubaho bumve ko kubaho kwabo atari impanuka uyu munsi rero murabizi ko iyo tutakoze ibyo by'ama surprise dushaka topic imwe tukayiganiraho ibintu bimwe byadufasha muri rusange ubuzima bukarushaho kugenda neza muri iyi minsi rero nabwiye ngo twazanye ibintu byo kubwira abantu amagambo meza abantu amagambo meza barayakeneye kuko abantu baje kugira indwara z'agahinda gakabije ugasanga umuntu yariyebye ugasanga umuntu ntakigira icyanga cy'ubuzima umuntu yumva kubaho ntacyo bimumariye ahubwo arutwa no gupfa hari icyo rero twakora hari n'icyo twakwirinda uyu munsi narebye ibintu bishobora gutera indwara z'agahinda gakabije bimwe na bimwe abantu bamwe bita depression abantu bashobora ni iki gishobora gutera umuntu ubwihebe n'iki gishobora gutera umuntu ubwigunge n'iki gishobora gutera umuntu ako gahinda gashobora kumujyana kure kakamuviramo indwara ariyo y'agahinda gakabije ikintu cya mbere nabonye impamvu ibi bintu nabiteguye abantu hari igihe bibaza ngo rwose ngo buriya ngo nkuru yabaye iki cyatuma merera ngo kuriya cyangwa wakumva ubwiye nk'umuntu ngo usiko kana karwaye agahinda gakabije ngo ni umurengo ubwo se agahinda gakabije yagatewe n'iki kandi ntuzi ibintu yanyuzemo ibi abantu tubana kuri Mubwire TV narabwiye ngo twebwe abantu babana ntugacire umuntu urubanza ntugacire umuntu ngo uvuge ngo bise ngo uriya muntu ngo abayeho neza ngo ibi ntiyabibura ngo kuki se adatwerera kuki se adakontribuwa muri group
ntabwo uzi ibintu ari gucamo, mu gihe utaregera umuntu ngo uvugane nawe, mu gihe utaramenya umuntu ubuzima arimo, kandi ari wakwibwira apana guhabwa amakuru n'undi muntu uri ku ruhande. Banza umenye uwo muntu ngo ni iki cyamuhinduye, banza umenye uwo muntu ngo ni iki cyamuteye kubaho mu buzima arimo. Twirinde guca imanza. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ibintu bikeya cyane, nababwiye ko dusigaye dukora ibiganiro bigufi cyane, ariko kugira ngo message igere ku muntu wese yumve icyo dushaka kuvuga. Ngiye kubabwira rero ibintu bishobora gutera agahinda gakabije. Harimo urupfu rw'umuntu ukunda, kubura umuntu ukunda, gupfusha umuntu wakundaga mu buzima bwawe. Ashaka kuba umubyeyi, ashaka kuba umuvandimwe, ashaka kuba inshuti. Urupfu rw'umuntu ukunda, umuntu ukunda uwo ari we wese, iyo apfuye uwo muntu umutakaje, iyo bitagenze neza, Imana itahabaye, hari igihe uwo mubabaro ushobora kumuviramo agahinda gakabije. Ushobora kubura n'inshuti yawe magara, kuyibura hafi yawe. Ibyo nabyo hari igihe bishobora kukuviramo indwara y'agahinda gakabije. Ikindi kintu gishobora gutera agahinda gakabije harimo divorce. Hariho abazikora bamwe, mukazajya kumva bamwe barishimye, baravuze ngo bararuhutse, nibwo baryohewe, nibwo ubuzima bugenda neza. Ariko bamwe na bamwe, kuko biri muri bya bintu byo gutakaza umuntu ukunda, umuntu wizeye, umuntu mwahanye promesse, mukavuga mugasezerana imbere y'Imana n'imbere y'abantu, mukavuga ngo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa yisagarutse. Hashobora kubaho no kwihubagiza cyangwa kwirengagiza. Ariko bamwe na bamwe, gutakaza umuntu wakundaga, gukora divorce, gusenya ibyo washakaga kubaka, biri mu bintu bitera agahinda gakabije. Ikindi, gutakaza imitungo yawe. Kuba wari ufite inzu, wari ufite ubutaka, hariho ibice bibiri: kuba byatezwa cyamunara, kuba warafashe ideni muri banki ukananirwa kuryishyura, kuba umuntu yaguhuguza ubutaka bwawe akaba yagutwara icyangombwa cy'ubutaka, ugashiduka nyine ibintu byawe byarahugujwe kandi ubizi neza ko ari ibyawe, uwo mutungo wari uwawe. Uyu muntu nawe, hatabayeho kubaho kw'Imana, hatabayeho neza y'Imana, cyangwa hatabaye abantu bamuba hafi ngo bamufashe, ubuzima bwongere bugaruke vuba. Ibi bintu biri mu bintu byamutera agahinda gakabije. Kuba wari ufite umutungo, kuba wari ufite inzu, kuba wari ufite ahantu ubayeho, ufite uko ubayeho neza, ibyo bintu ukabitakaza, biri mu bintu ushobora gutera agahinda gakabije. Ikindi, indwara. Hasigaye hariho indwara zikomeye. Ushobora kuba ari we warwara indwara ikomeye za kanseri, cyangwa kwirwaza. No mu gihe warwaza umuvandimwe wawe cyangwa ukarwaza inshuti uri hafi, umuntu wawe wa hafi akarwara indwara ikomeye, ibyo bintu biri mu bintu byagira gute, byatera agahinda gakabije. Ikindi kintu gishobora gutera agahinda gakabije, kubura akazi wari usanzwe ugafite. Kuba wari ufite akazi, noneho by'akarusho ufite poste nziza, hakabaho ikintu gituma umanuka ku kazi, akazi ukakabura ukagatakaza. Icyo gihe hatabaye amaboko akuba hafi, hatabaye abantu bagufasha, hatabayeho ineza y'Imana no gufashwa n'Imana, na uyu muntu nawe hari igihe ushobora kwisanga yagize gute, yagize indwara y'agahinda gakabije. Hari n'ibindi bintu bishobora gutera indwara z'agahinda gakabije. Kuba umuntu agiye no mu kiruhuko cy'izabukuru, kuba wajya mu kiruhuko cy'izabukuru, nabyo biri mu bintu bishobora gutera indwara z'agahinda gakabije. Kubera ko iyo umuntu avuye mu kazi, yarashaje, yageze mu zabukuru, urumva abavuye muri muvuba, kwicara hamwe, gutekereza cyane, nta kintu akora. Niba musanga abantu bamwe na bamwe bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, bahita bashaka iyindi mishinga bakora, bahita bategura ibindi bintu bashobora gukora, ibintu bahugiramo, ibintu byabafasha mu mirimo yabo ya buri munsi. Ndetse ntibagume hamwe, ntibicare hamwe, kuko iyo wicaye hamwe muzabirebe, uratekereza. Kandi akenshi iyo umuntu yicaye wenyine atekereza ibintu bitari byiza, akabona ko ubuzima wenda butakigenze neza. Wenda ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, wenda uracyafite abana bato, ndetse ufite n'inshingano nyinshi ugomba kugira gute, gukomeza kuzuza. Icyo gihe rero umuntu nawe bishobora kumutera kugira agahinda gakabije. Ikindi kintu gishobora gutera agahinda gakabije, ushobora kuba uri umubyeyi ufite abana, ugasanga umwana wawe yishoye mu biyobyabwenge, kandi ku buryo utatekerezaga. Wenda n'umwana w'imfura, tureke no kuvuga n'imfura, yaba imfura yaba gucura, umwana ni ikintu gikomeye ku mubyeyi. Ugasanga umwana wawe atangiye kwishora mu biyobyabwenge, yishoye mu ngeso zitari nziza, ushidutse abantu wenda bakubwira ngo bakunoshanira inzara, uzi ko kanaka umwana we asigaye ari umutinganyi, n'urugero, kandi wenda ntiwari ubizi, uje kubimenya, cyangwa asigaye anywa ibiyobyabwenge, n'urugero. Icyo gihe rero umubyeyi bishobora kumutera agahinda gakabije. Ndetse hari na bamwe bananirwa kwihanganira ibyo bintu, bakaba banakwiyambura ubuzima. Ikindi kintu rero gishobora gutera indwara y'agahinda gakabije, kugambanirwa n'inshuti.
cyangwa kugambanirwa n'umuvandimwe, ugasanga umuntu agushyirishijemo, ugasanga umuntu araguhemukiye, ugasanga umuntu agushyirishije wenda muri gereza kandi ari umuntu w'inshuti yawe cyangwa ari umuntu w'umuvandimwe wawe hafi. Ibi bintu nawe wabikorewe bishobora kugutera agahinda gakabije. Ibyo biri muri ibyo gufungwa, urengana by'amaherere, nabyo biri mu bintu bishobora kugira gutera agahinda gakabije. Ikindi kintu gishobora gutera agahinda gakabije, hariho abantu ntabwo bakira ibintu bimwe. Niba ibintu turi kuvuga wowe ushobora kubyumva kuri wowe ukavuga ngo wongeye ndi strong, ibi bintu ntabwo byangira ngo bintere indwara z'agahinda gakabije, ariko uwo ni wowe. Hari undi rero, twese ntabwo twakira ibintu kimwe. Ni nk'uko uzumva ukumva abantu bakubwiye temoignage y'umuntu ngo uriya muntu biriya bintu yabashije kubicamo, ugata ari njyewe naba narayamanitse. Kubera iki? Ntabwo turi bamwe, ntabwo duteye kimwe, ntabwo twese twakira ibintu kimwe. Hariho n'umuntu rero gucibwa inyuma, umugabo cyangwa umugore uwo bashakanye akamuca inyuma cyangwa akamutoteza cyangwa akamuhinduka, bishobora kumutera indwara z'agahinda gakabije. Ibi rero impamvu mbibabwiye, niyo mpamvu ni cya kintu nabwiye ngo ntihakagire umuntu ucira undi rubanza. Ntukibaze ngo uriya muntu ngo niki cyamuteye agahinda gakabije, gusa ngo biriya ni ibiki byamubayeho. Ntabwo uzi ibintu yanyuzemo, ntabwo uzi ibintu byamugizeho ingaruka. Ikindi rero cyane cyane ku bagore batwite, umugore utwite iyo afite agahinda gakabije byafekta umwana, kubera ko arabyara umwana akabaho akazakurana umushiya, agakurana umunabi, ndetse no mu gihe umwana akuze avutse yarakuze, ni handi usanga abana bamwe barishuye mu biyobyabwenge cyangwa barishuye mu zindi ngeso mbi zimeze nk'ubwiyahuzi, bitewe n'iki? Ka gahinda gakabije kaba karamwafetse. Rero twirinde ikintu cyatuma, nimba ufite uri umugabo ukafite n'umugabo utwite, mumurinde. Nimba muri inshuti, nimwirinde ikintu cyahungabanya umubyeyi, kuko arahemukiwe ndetse bikazagira n'ingaruka ku mwana. Hanyuma rero ikindi kintu cyakora, nimba ari umuntu ufite agahinda gakabije ukaba umuzi, ikintu cya mbere wamufashamo kugira ngo bigaruke bitagera kure, icya mbere ni ukuba yagana muganga. Hari abaganga babizoberewemo, hari abaganga bafasha abantu bafite agahinda gakabije bakabasha kuba bagakira. Ikindi ni ukumugira inama yo gushaka umuntu aganiriza, ariko umuntu nawe wizewe, umuntu yizeye, kuko hari igihe uganiriza abantu ahubwo nabo akazabasha kugutera agahinda gakabije. Ahubwo ni ugushaka umuntu wizewe, umuntu wizewe kandi umuntu wahisemo usanzwe ufite n'inararibonye kuri ibyo bintu ushaka kumuganirizaho. Ikindi ku bantu bizera Imana harimo no gusenga ndetse no gusurana no kumuba hafi, mukamuhumuriza, ibintu bikarushaho kugenda neza. Ibi rero ndabivuze kugira ngo tubyirinde. Wirinde, urinde uwo mwegeranye, urinde uwo mubana, urinde inshuti yawe, umurinde kuba yagirwaho n'ingaruka z'izi ndwara z'agahinda gakabije, kuko ni icyorezo. Abantu benshi, amagambo, gusebanya, ibihuha, nimba wumvisha inkuru kandi ukaba uzi ko utayifitiye gihamya, uswara umuntu ushobora kuvugaho n'ibintu bikazamutera agahinda gakabije, cyangwa bikamutera ubwigunge, cyangwa bikamutera kumva zinutswa abantu. Ibi bintu byose bigiye bifite ingaruka. Hari umushuti wanjye nabuze nganiriza, ndamubwira uyu munsi uzi ko ndi bukora ikiganiro nkababwira ibintu bitera agahinda gakabije. Arambwira ati ahubwo dushakire icyo twakora, udushakire umuti, ati nawe ubundi agahinda karatwishe. Yari brag, ariko abantu benshi agahinda karabije, kandi abenshi bakomerekejwe n'amagambo, abantu benshi bakomerekejwe no gutenguha n'abantu bizeraga. Rero hamwe natwe twese hamwe dushyire hamwe, twirinde ibi bintu bishobora kugira ingaruka ku muntu. Ntazagire umuntu urwara indwara y'agahinda gakabije kubera ko ari wowe wabigizemo uruhare, ahubwo mubera umuti, mubera umuntu umuhumuriza, uba umuntu mubagirira abantu icyizere, uba umuntu watuma umuntu ubuzima bwongera kumuryohera. Murakoze rero, ndabashimira, nababwiye ko ntazajya mbatindira. Nimukore share, mukore like, mukore comment, mutubwire ngo tubwire kuri ibi, tuganirize kuri ibi. Turahari ku bwanyu, ndetse udutume ku muntu tumutungure, ubwire umuntu umwibutse ko umukunda, ubwire umuntu umwibutse ko umushima, ubwire umuntu ko ineza ye umunsi ku munsi uyizirikana. Hamwe namwe rero ibiganiro byacu bizagera kure, ndetse tuzarushaho kugira ubuzima turyohemo ndetse twishimiyemo. Ndabakunda, amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze.